Twongeye kubasuhuza mwese abaduteze amatwi, tubaha ikaze kuri channel ya Nine Hope TV. Inyigisho dufite uyu munsi iragira iti: ese koko hari igihe Imana izamaraho umubabaro wose? Iyo dusomye ibitabo by'amateka n'abahanuzi, dusanga ibihe by'umubabaro n'umuhangayiko byarabaye kuva kera, ntabwo ari iby'iki gihe. Noneho umuntu akibaza ikibazo: ese biterwa n'iki? Ese ni Imana ibitera? Ni Satani ubitera? Ukongera ukibaza ikindi kibazo ukagira uti: ese kuki Imana yemera ko ibi byose bibaho? Ese naremewe kubabazwa? Ibindi bibazo abantu bakunze kwibaza ni ibibazo bivuga ngo mbese hari igihe kizagera uyu mubabaro ukarangira? Mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso mu bice 6 umurongo wa 11, Pawulo aratugira inama uko tugomba guhagarara, uko tugomba gushikama twiteguye neza kunesha urugamba, tugatsinda Satani ndetse n'ingabo ze zose. Reka dusome Abefeso ibice 6 duhere ku murongo wa 10 tugeze ku murongo wa 14. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Amen. Umubabaro wacu wose Imana irawuzi. Mwibuke Abayisiraheli igihe bari mu Egiputa, bageze aho bananizwa, bakoreshwa iby'agahato n'uburetwa, barataka batakambira Imana, baraniha. Imana yumva kuniha kwabo. Imana ihagurutsa Mose iramubwira ati: haguruka ngo utume kwa Farawo uje gukura ubwoko bwanjye mu maboko ye, ubugeze mu gihugu cy'isezerano n'abasezeranije. Reka dusome mu Kuva ibice 3 umurongo wa 7 tugeze ku murongo wa 10. Uwiteka aramubwira ati: ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye uri mu Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza bakure mu maboko y'Abanyegiputa, bakure muri icyo gihugu bajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani, n'Abaheti, n'Abamori, n'Abaferezi, n'Abahivi, n'Abanyebusi. Nuko dore gutaka kw'Abayisiraheli kwangizeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kwa Farawo ukure mu Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abayisiraheli. Amen. Ubwoko bw'Imana, hari igihe umubabaro wacu uzarangira twibere mu mahoro y'iteka. Reka dusome mu Byahishuwe ibice 21. Byahishuwe ibice 21, turebere hamwe uburyo ki Imana igiye kuzamaraho umubabaro wose, maze tukibera mu mahoro. Izahanagura amarira ku maso yacu, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi,
kuko ibya mbere bishize. Amena. Imana izahanagura amarira ku maso yacu, kandi urupfu ntiruzongera kubaho ukundi. Mu kintu cya mbere Satani adutinyisha, akadutera ubwoba, adukangisha ni urupfu. Ariko igihe kigezagera, urupfu ntiruzongere kumvikana ukundi. Urupfu n'umuborogo no gutaka no kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bizaba bishize. Ubwoko bw'Imana, mwihangane, mushikame, muhumure, kuko Imana ubwayo igiye gufata mushwa ikaduhanagura ku maso yacu. Haleluya, haleluya. Imana igiye gufata mushwa iguhanagure ku maso yawe. Mbega ibyishimo. Ariko mfite ikibazo kimwe nakubaza mwene data, wowe urimo kudukurikirana muri kano kanya. Ese kutinya kugeragezwa uzahanagurwa amarira utarize? Yakobo aragira ati, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranije abayikunda. Tubisoma muri Yakobo igice cya mbere n'umurongo wa 12. Ubwoko bw'Imana, Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe kandi bishimire. Hari igitondo kimwe tuzishima, tuzanezerwa, ntituzongere kwibuka imibabaro yose twahuye nayo muri iyi si y'akaga, muri iyi si y'imiruho. Niba utari wakora subscribe, wabikora nonaha, kandi niba ufite inshuti ziri hirya no hino, wakanda kuri share maze ukabasangiza ubutumwa bwiza. Imana ikomeze ibarinde, mukomerere mu mwami wacu Yesu Kristo. Mwari kumwe na Pastor Jean Felix Uwumuremyi. Imana ibamugisha. Amen.